icyo bita hari ingingo rero nabonye postinga ndavuga ntinyemo ararokotse. Hari ingingo ubanza ariwe wakoranye n'abagorozi. niyo mpamvu umuvandimwe mu nshuti wacu avuga ati abagorozi ubundi ni abangaba abo yakwandikiye cyangwa niyo mpamvu nabo bayiza bihuza akavuga ati mu bice nkakuyobye ati abagorozi ni aba. Imana irihangana ariko ni abagome kabisa. Bitabaho. Ejo bari bafashe umwanzuro. Rega ibintu biri kugenda bifata. Ibi bintu ngo byo gutegereza ngo match 3 buriya ngo ikintu cyitwa match ya Marine nako match ya Police ya Gicuti yarabakanze. Cyangwa nateje ibibazo n'abantu bayirebye baza ari we bikoma gusa. Baravuga bati yes hari ibibazo by'imvune birimo. Ariko hari n'ibibazo byo kubura igitsure. N'ibibazo bya Blaise bavuga ko hari igihe umutoza bashobora kubyimanagingira we ubwe ku giti cye bitasabye ko hazamo ubuyobozi. Kuko ofisi y'umutoza ni ikibuga kandi ikibuga niho Blaise abarizwa. Blaise ntabyo Rayon Sport murimo byahatari byatuma hagarika imyitozo. Mu gitsura cy'umutoza wundi habaho ibintu bibiri. Hari uku balancinga kugira igitsure nka boss no kugira igikundiro aho umukinnyi avuga ati ndakwitangira cyane bitewe n'uburyo uringa abakinnyi. Hari ingingo ibi ngibi nibyo komite ya Rayon Sport mushinja abakinnyi niba mwitangira. Kuki udakora ibishoboka byose ngo babe banagukwiye? Ubwo nicyo bari kumushinja cyane ko ari quartier y'umutozo wundi kiremereye cyangwa se kimwe mu biranga. Urabibona kuri Arteta cyabona ko abahungu biteguye gutanga n'amaraso. Si bitangaza cyane pa raporo yabo bari imbere ariko ibyo abarema muri kare yashoboka ko barushwa n'amakipe atari munsi yane ariko bitewe n'icyo umutoza baremamo cyane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bibazaho ko yabikomeye. Hari ingingo Francis Christian Baye ariko kuri iyo ngingo ntaguce mu ijambo bibuke ko turi muri football amateur. Aho umutoza ategetswe kuba afite izo karite zose. Oya aho umutoza ashaka kuba afite iyo karite ariko abakinnyi ntibabyumve bitewe n'uburyo babayeho n'umupira w'amaguru wacu ukuntu uteye ntibabyumve. Nanone football amateur ntituze kuvuga ngo urayigeranya na football iri professional. Ingingo ya kabiri hari ingingo ashinjwa. Hari ingingo kora negociation muri Rayon Sport baramubwiye ati waretse tukazana preparateur physique uri pro wabyigiye nkuko ubona Police ibifite Serge Mwambari nkuko ubona AS Kigali ibifite yitwa nde wawundi waze akoresha preparation physique abasifuzi wahoze muri Rayon Corneille wahoze muri Rayon mu matsinda. Ukubona aperi bayazanye umwera waje kwigisha condition physique gusa gukoresha imyitozo yabyo. Rayon Sport nabyo yashaka gukora ibintu nk'ibyo ngo byaba na ngombwa kuko bazanye umutozo w'umunyarwanda cyangwa umurundi buri hari ingingo tuba tumubarira muri ibyo byose ngo byaba na ngombwa bakazana preparateur physique w'umunyamahanga. Hari ingingo aravuga ati Pablo Nduwimana arabizi cyane ibi bintu. Hari ikintu kimwe baracyanze bakamushinja ko ngizi mvune za hato na hato harimo ikibazo cya condition physique. Aho hari ingingo reka nanamubwiza ukuri iki kintu ntaze kugihakana cyangwa se ngo agice ku ruhande buri ari ukuntu witega n'iminsi abatoza nabo bajye babimenya. Ari ukuntu witega iminsi ku kintu bashobora turababwira side ya komite ya Rayon mu kanya turamanuka muri side ya hari ingingo. Hari ukuntu ushobora kwitega iminsi cyangwa se ushobora gutuma hari ikintu ukoze kizakubera intambamye. Ndibuka Pablo Nduwimana ari umutoza mukuru mu ikipe y'Amagaju sibyo cyane aza kuyivamo burakazi biza gutegereza ko hari ingingo Francis Christian ageze muri Kiyovu Sport amwitabaza akamujyana. Ariko uribaza koko icyo kintu cyo kuba preparateur physique yagikoze cyangwa se ni ibintu yigeze abamo yigeze akora abifiteho ubushobozi afiteho ubumenyi. Uko byagenda kose ryo nijya kukujisha irakubwira ariko twigeze kugira uyu n'uyu twigeze kumugira abo duhanganye bafite uyu n'uyu sibye kuba wenda ari umuntu waje muri equipe ngo mufatanye cyangwa muri staff yawe bikaba ari ndakuzi cyangwa se n'ubushuti. Bita Makenga Junior kuri YouTube arimo arakubwira ati uriya preparateur physique wa Kiyovu kuri iriya ndaye
ngo ni umwe mu beza kurusha abandi bari mu Rwanda. Twarayibonye tureba oya ntabwo abeshya ubwo nujya kuwa Kiyovu jya kuwa polisi wavugaga jya kuwa APR AS Kigali ifite nde AS Kigali ifite Corneille ubwo se wazahangana nayo ma equipe Rayon Sport itabisobanura impamvu uri inyuma Gasogi nayo fitness ni hejuru cyane gym bayikora cyangwa bagira uburyo bakora ibintu byabo etape par etape uskubite bisobanura usko umuntu ashaka kugutsindisha akakubwira ati izo zose tukubwira zibafite zituri imbere ubwo izo ni ingingo abantu bo muri Rayon barimo babwira hari ingingo bamubwira bati rero binajyanye nuko ari abantu bo mu kanama ngishwa nama batamushaka babigaragaje ku mugaragaro twabigaragazeho no ku munsi w'ejo bavuga ati nasohoke tubone gutangira gukorana na retired president neza hari ingingo bavuze bati sina match ebyiri ni match imwe ntarengwa agiye kuba David Moyes ne bateze match ku yindi ukifungwa ni mara moja ko ntinyama hatutangoja mara ingine utafukuzwa right away ko bikomeye agiye gukora dore ikintu barimo baravuga ngo Rayon Sport dore ya Kitambi barayiza ariko Maxime nawe ni umugome Kitambi iri mu bitabo ariko byorere Kitambi mubaya sana genda mureba umutaramu wa Kiyovu arimo akoresha cyane muri match hagati ubwo abagiye kwishyushya ngo baze gusimbura baze kujya ariko reka mubwire amara aka kantu baze no kukareba hari ingingo niba banagumana ufite uyu mutaramu wa Kiyovu ngo ateye ubwoba n'ibindi bintu mubwire niyo banaguma nabo bafite hari ingingo uze kubireba usko Rayon Sport ikina no Rwamagana ukabona Rwamagana ifite ikitwa ritime yo ku rwego rw'ejuru pa rapport ya Rayon yenda mise nkibuka nibutse match ya Rwamagana Reyitsinda nta nkuru ari ukugitsinda ubundi ukajya kuriryamamo ndayibuka mwizamu harimo Andre abe bikomeye hanyuma ndandi kukubwira nti title racing uburyo iri tight byegeranye cyane ama equipe harimo difference y'amanota 2 gusa ndakubwiza ukuri ko ngo barimo baravuga bati utsinzwe match ebyiri icyo gihe naba amanota 6 ya difference iyo yongera kuri ya 2 bakurushaga akaba baye 8 mu gihe Rayon Sport butanyire kuri ama equipe mabi ni Mukura ni Musanze ni Gasogi ni APR na Kiyovu ni match ushobora gutsindwa zose urebye nabi bikaba bibi rero bavuze bati ewana ni match imwe yonyine natsindwa rataha hakaba indi side hari ingingo nayo rero twagaruka yigira iti muransaba gutsinda match ntatsinda nkataha ariko nta bakinnyi mfite abakinnyi Paul Were ntarahagera Onana yaravunitse Mbirizi yaravunitse Osari we nibwo ari magaruka avuye mu mvune n'abarwatubyaye abo ngabo Samuel nawe ubwo nuba Samuel ntarabagwa ibyo nibyo ashinja komite nawe ntarabagwa arega yewe nabo ba Osari we n'abarwatubyaye nabo batinze kubagwa nabo bakabe barabagizwe igihe bahise bagirira ikibazo cy'imvune ubu bakabe baragarutse arabishinja ubuyobozi uwitwa Blaise yaburiwe irengero Blaise ariko akeneye kuvurizwa muri ibi bigo byita ku bantu bafite indwara gahunda kuko nta muntu udafite ideni bon ushobora no kugirirwa ideni ry'ukwezi k'umushahara ariko ku itariki 10 ugahita uhagarika akazi bisanzwe binakurikira uburyo ugenda n'ubundi ukora tizi iminsi 2 ugasiba 3 ugakora 3 ugasiba 4 utagitungurana ubwo kuba hari yamara ukwezi nicyo gitungurana nicyo abantu bakwibazaho hari ingingo rakubwiye ati murambwira ngo nsinde match muri iyi race imeze gutya mu buhe buryo nta bakinnyi hari ingingo rero uraza kugongwa n'icyo kibazo cya effective uvuga wenda izakugonga cyangwa ituzuye ariko Rayon Sport situation irimo yo kongeramo umukinnyi umwe ugashyiramo n'undi wa kabiri uwa mbere yagiyemo Eritero Mvumbo Nzinga mwakabaye mushyiramo undi ariko ikibazo cya mikoro nacyo ni intambara ejo twabigarutseho witwa Nzinga nawe bidusaba gukora ubushakashatsi ku bijyanye na registration ye oya ngo biracyagoye kubera nyine urumva umutoza niba waramwishyuye ngo baramwishyuye ariko clearance ya FIFA ntabwo barayibona ariko ubwo byitezwe ko bazayibona oya bayibona kubera ko niba warishyuye utanga proof nyine nawe urazigaragaza muri FIFA federasiyo irakunganira ku buryo byakorwa burya n'umunsi umwe ibiri byakorwa ariko Eritero Mvumbo Nzinga rega n'ikintu kimwe tugomba kumenya
Eritier Ruvumbu Nzinga arayikorera wenyine ku mutwe. n'uburyo bw'imikinire ye ntibubimwemerera. Eritier ni umuntu, ni playmaker, yakinisha abagenzi. Ibyari ni iki rero? Bisaba ko abafite abandi. Dore ikintu ngewe mbona Rayon Sport ibibazo byose birimo n'izire zitazibura, hagomba kuboneka igitambo. Niba batazacyana Mukura, nigeze Napoli batazacyana Musanze, barakurikizaho Mukura, bakurikizeho n'izindi none eshatu zose ziremereye. Nigeze kubivuga, urabyibuka amaze gutsindwa na Gasogi. Naravuze nti ubu pressure iri ku bice bibiri. Pressure iri ku ikipe ya Rayon Sport nk'ubuyobozi, pressure iri ku ikipe ya Rayon Sport nanone nka staff y'ikipe ya Rayon Sport, abatoza babazwa umusaruro. Perezida wa Rayon Sport nawe aravuga ati kugira ngo byibuze nkomvenka abantu turi kumwe nuko umusaruro uboneka, abafana kumva ko banyizera nuko umusaruro uboneka. Niba ubuze ndasubira muri bya bintu n'ubundi bandutagaho. Rero niba nanone ubuze kugira ngo atari njye urebwaho cyane, ni ukwirukana umutoza kugira ngo iyo pressure igabanuke. Ubundi nicyo niteze. Niyo mpamvu wabonaga na benshi uretse gato, niyo mpamvu wabonaga benshi bamusaba ko yirukana umutoza. Naravuze ni igishobora kugabanya pressure ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, ni ukwirukana hano inyigo. Ariko nanjye nkagaruka mvuga ngo byaba ari bya nduvuze ngo reka nkureho pressure y'aka kanya, nikize pressure, ariko iyo pressure yazagaruka n'undi mutoza aje akabura umusaruro, kubera ko ikibazo cya Rayon Sport ntabwo ari umutoza gusa. Ikibagongoka kanya kuvuga ngo uyu n'uyu yavunitse, uyu n'uyu yavunitse, ekipe yandikisha abakinnyi 30 ni 6 bavunitse. Uzi icyo bisobanuye? Mwarunzemo gusa abakinnyi b'ingwiza murongo batagira icyo bafasha. Ikibazo mfitanye na komite ya Rayon Sport, reka ngikubwire nanjye tunasoza inkuru ya Rayon. Niba muri abirukana hari ingingo mwakabaye mwarabikoze faza rikirangira. Akimara gutsindwa na Gasogi, interim coach akaza akaba ari gukoresha imyitozo muri iyi treve ya hagati ya faza na faza retour, akaba ari umenya uburyo aremekanya aba bantu. None se nagenda akajyana staff technique yose, umutoza uzazana agatangira from scratch muri iyi race yatangiye kuba 100 metri, urumva zavaye akaza ahura na match ya APR na za Kiyovu na Gasogi, akeneye kumenya 11 ataramenya gutandukanya Ganijuru na Muvandimwe. Ejya reba tetera bati injira aho ni kimwe. Ikindi nuko ku munsi w'ejo nibwo byafashweho umwanzuro ko Youssef tutazamubona ino. Rayon Sport yemeje umwataka ku buryo bwa burundu, ahubwo banihaye igihe ko ku munsi wo kwa gatanu w'iki cyumweru bagomba kuba bamubonye. Muri option bafite bagomba gufata umwanzuro bitarenze uyu munsi, amatike y'indege akaboneka, akagomba kurara kuwa gatanu, agomba kurara mu Rwanda, ku buryo abagorozi b'Abareyo bakoze akazi gakomeye ko gusubikisha amazi. Abareyo ni babi Abareyo baya Rutahizamu baramuzana cyane, bemeje ko kuwa gatanu ngo bari bafite option 3 batarafata umwanzuro ngo ewana bitarenze kuwa gatanu agomba kuba ari